uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo arimo this, that, those and these. Ni amagambo twifashisha tugaragaza ahantu ikintu runaka kiri, nk'uko wavuga ngo mpereza ruriya rufunguzo ruri mu isirire. Bitandukanye nk'uko wavuga ngo nka runo rufunguzo, uvuga ngo hari ibintu bikwegereye, hari biri hirya. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Turatangira n'amagambo agira ati here are 20 examples using this, that, those and these with possessive pronouns. Okay, tudatinze rero ndaza gusaba utarakora subscribe, ubanze ukore subscribe kugira ngo utazagira isomo na rimwe rigucika mu Cyongereza, dore ko dushyira amasomo y'ingenzi every single day, buri munsi waremwe n'Imana. Turabakunda, namwe mujye mudushyigikira. Kudushyigikira nta kindi bisaba, no gusharinga, no gukanda aho hasi h'umutuku kuri subscribe. Tudatinze muraza kunkemera dutangire n'ijambo rya mbere ritwereka uburyo ki dushobora gukoreshamo this, cyangwa se interuro ya mbere rimwe. Dufite this is my book, bivuze ngo iki ni igitabo cyanjye. This is my book, iki ni igitabo cyanjye, bivuze yuko icyo gitabo kirakwegereye. Okay, kirakwegereye. Noneho hanyuma ugatuvuga ngo this is my book. Bitandukanye nuko twavuga ngo that is my book, bivuze ngo kiriya ni igitabo cyanjye. Iyo dukoreshe that, icyo kintu kiba kiri kure, tugakoresha this, icyo kintu mu gihe kiri hafi. Tudatinze muraza kunyemera tugere kuri kabiri. Kuri kabiri dufite interuro igira iti that is his car, bivuze ngo iriya ni imodoka ye. That is his car, iriya ni imodoka ye, bivuze ngo iyo modoka ntago ibegereye. Ikintu mugiye guhita mushyira mu mutwe cya mbere ni iki mu gukoresha this and that. Okay, ikintu cya mbere ushyira mu mutwe ni iki. This ikoreshwa ku kintu kimwe kiri hafi, that igakoreshwa ku kintu kimwe kiri kure. Aho tuvuga ngo iyi kaye, cyangwa se tukavuga ngo iriya kaye. Okay, noneho iriya ni that, iyi ni this. Okay, noneho tudatinze muraza kunyemera tugere ku nteruro ya gatatu. Interuro ya gatatu iragira iti these are shoes, bivuze ngo izi ni inkweto. Bivuze iki rero? Dukoresha these ku bintu biri hafi ariko birenze kimwe. Fata ikaye n'ikaramu wandika aka kantu utazongera kubyitiranya. Dukoresha these iyo dufite ibintu byinshi ariko biri hafi. Aho dufite urugero ruvuga ngo these are our shoes, izi ni inkweto zacu. Okay, tudatinze muraza kunyemerera tugere kuri kane. Kuri kane dufite interuro igira iti those are their bikes. Those are their bikes, bivuze ngo ariya ni amagare yabo cyangwa se amamoto yabo. Those are their bikes, bivuze ngo ariya ni amamoto yabo. Ikintu urandika hangane giki. Those ikoreshwa ku bintu byinshi biri kure. Ndaza gusubiramo. This ikoreshwa ku kintu kimwe kiri hafi, that igakoreshwa ku kintu kimwe kiri kure. Hanyuma these igakoreshwa ku bintu byinshi biri hafi, those igakoreshwa ku bintu byinshi biri kure. Aho dufite urugero ruvuga ngo those are their bikes, bivuze ngo ariya ni amamoto yabo. Tudatinze muraza kunyemerera tugere kuri gatanu. Gatanu iragira iti this is her phone. This is her phone, bivuze ngo iyi ni telefone yiwe. Iyo turi gukora tugakoreshamo, iyo turi gukora interuro tugakoreshamo ha, ubwo bivuze ko turi kuvuga ku gitsina gore. This is her phone, bivuze ngo iyi ni telefone ye. Tujye kuvuga ngo iyi ni telefone ye ariko mu turi kuvugaho ari igitsina gabo twavuga ngo this is his phone. Okay, fate n'aka kanya mvugane namwe mushaka kwiga Icyongereza biri private. Nimero mwatubonaho ni 0 7 2 9 4 0 1 2 2 9. Ndetse namwe mushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya Icyongereza mu minsi 3 gusa, dore yuko gisemuye mu Kinyarwanda, niyo nimero mwatubonaho. Tudatinze muraza kunyemerera tugere kuri gatandatu. Kuri gatandatu dufite interuro igira iti that is its tail, bivuze ngo uriya ni umurizo wacyo. Dore ko it ikoreshwa ku bintu, tail akaba ari umurizo. That is its tail, bivuze ngo uriya ni umurizo wacyo. Tudatinze muraza kunyemerera tugere ku nteruro ya karindwi. Interuro ya karindwi iragira iti these are my keys, bivuze ngo izi ni imfunguzo zanjye. These are my keys, izi ni imfunguzo zanjye. Dukoresha these kwa ko izo mfunguzo zirenze rumwe.
ari rumwe twavuga ngo this is my key. Ako kuva zabaye nyinshi zikaba ziri hafi yacu turavuga ngo these are my keys. Okay, tudatinze muranyemerera tugere ku 8. Ku 8 dufite interuro igira iti those are your friends, bivuze ngo ziriya ni inshuti zawe. Those are your friends, kuko those tuyikoresha ku bintu cyangwa se ku bantu barenze umwe kandi bari kure yacu cyangwa ibintu biri kure yacu. Ukavuga ngo those are your friends, ziriya ni inshuti zawe cyangwa se bariya ni inshuti zawe. Muraza kunyemera tudatinze tugere ku 9. Mbibutsa ko ku musozo tuba dufite homework. 9 dufite interuro ivuga iti this is his idea, bivuze ngo iki ni igitekerezo cye. Aha twakoreshejemo his, bivuze ko ari igitekerezo cy'umuntu w'igitsina gabo. This is his idea, iki ni igitekerezo kiwe. Okay, tudatinze rero muraza kunyemera tugere kuri homework ariyo number 10. Okay, ku 10 dufite ikirero. Ku 10 dufite interuro ivuga ngo that is their project. That is their project. Muraza kwandika muri comment icyo 10 risobanuye mu Kinyarwanda. Project bivuze umushinga runaka, nk'umushinga wo korora inkoko, uwo umushinga wo gucuruza, uwo umushinga. Mbese project ni umushinga. None muravuga interuro yose icyo isobanuye, ivuga ngo that is their project. Okay, turabakunda, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gusharinga.